ndirimbo ni ya Michael Bolton yitwa iyo umugabo yakunze umugore. Indirimbo nyize muri comment nkazigwa muri video ikurikira, ugakora subscribe kuri YouTube yitwa Ka Entertainment cyangwa ukamfollowinga kuri TikTok. Iyo umugabo yakunze umugore, nta kindi kintu mu mutwe we no mu bitekerezo kiba kimurimo. Aba yumva yagurisha isi kugira ngo abone uwo mugore. Niba umugore ari mubi, ntabwo yabibona ko umugabo yamukunze. Ntabwo yakora amakosa, yarangiza akamushyira hasi. Iyo umugabo yakunze umugore, aba yumva igiceri n'icyatanu asigaranye yagishyira kuri uwo mugore, akumva ko yakora byose umugabo akeneye. Aba yumva yamuhereza umutekano n'umutuzo wose ubaho, hanyuma agasinzira mu mvura amubwiye ko aricyo cyatuma amukunda. Iyo umugabo yakunze umugore, aravuga ati nzaguhereza buri kintu cyose nabonye, nzagerageza uko nshoboye ngo ufate ngo ukomeze, kubera ko urukundo rwawe ari urw'agaciro. Bebe, ndakwinginze wimfata nabi. Iyo umugabo yakunze umugore, mu mutima we no mu bugingo bwe nta kosa na rimwe yakora. Niyo umugore yamukinisha nk'ikigoryi, niwe wanyuma umenya ko urukundo atazigera arubona. Yego, iyo umugabo yakunze umugore, ndabizi ukuntu byiyumva. Ati bebe mukundwa, iyo umugabo yakunze umugore, iyo umugabo yakunze umugore, iyo umugabo yakunze umugore, iyo umugabo yakunze umugore